Ubundi impanuka ziterwa no kubura feri kuri moto ziterwa n'ibintu bibiri. Hari ibintu bibiri by'ingenzi bikuru kurusha ibindi bishobora gutera kubura feri kuri moto. Icya mbere nakwita wenda ko ari cyo papa w'inkomoko zo kubura feri kuri moto, nicyo nakwita experience. Kuba umuntu atamenyereye ikinyabiziga, ubwo ibyo nabyita papa wabyo. Hanyuma hagakurikiraho maintenance. Ni ukuvuga maintenance igihe ititaweho neza nabyo bishobora guteza kubura feri, ibyo bigateza impanuka. Hanyuma niyo mpamvu nyine twavuze ati ahanini bikomoka kuri ibyo bibiri by'ingenzi. Ni ukuvuga experience, iyo uje muri mushyashya, tubare uje gutwara moto ya Spiro uri mushyashya nk'uko tubabona ari bashyashya baje, nta muntu wakubwiye wagwa, wowe uratwara mu minsi ya mbere ukabona amafaranga menshi cyane aruta umushahara wa mwarimu na dogiteri bo mu Buganda, ariko ntago waba umushahara urusha ba mwarimu bo mu Rwanda wambara icyo gikote n'ibyo bikweto. So urumva ubona amafaranga ukagenda ukaryoherwa, ukamara nk'icyumweru ukibona amafaranga, ukamara icyumweru cya kabiri, hanyuma hariya muri bandaferi zikagenda zigashiramo. Uko zishiramo icyo ukora weho ni ukwimura kano gatsinga, ukimura inoburo yo hasi, ukimura agatsinga kugira ngo feri zifate. Ubundi ugiye mu igaraje aribwo bwa mbere bari abatekanise barakubwira ngo nujya wumva feri ziri kuba nkeya ujye wimura kano kaboro murakabona, ati ujye ukimura. So rero weho icyo ukora urimura, kuko aribyo bakubwiye. Bandaferi zikagenda zigashiraho zikazaba icyuma, bikaba ngombwa ko zaturikiramo wakata hakabura n'agaferi na kamwe, ariko hahandi umanuka nyine ugahita wisanga uryamye hariya Kacyiru mu bitaro nyine. Wacunga nabo kaziyongera mu mubare w'ababana n'ubumuga hano mu Rwanda. So icyo gihe wenda ni cya gihe baba bakubwiye ngo Imana iba yaragukureho impanuka kenshi. Urumva icyo gihe Imana igukureho impanuka, kuko iyo ngiyo aba ari nk'impanuka yari bwakunangure. Abapasiteri batakugata Imana yagukureho impanuka, ariko ukaba wibereye hariya ubuzima bwawe bugahita burangirira aho ngaho nyine. Amateka yawe agasigara avuga ngo wishwe na moto yabuze feri, ariko intandaro ari cya kindi cya experience twahereyeho. Noneho kuri maintenance naho mbisobanuye neza. Urabona ababoss hari ukuntu bagura zino moto bavuga ngo ni miliyoni imwe, ugasanga yiguriye nka moto 5, akishakira abamotari bazajya baziversa. Hanyuma nimba wenda moto imwe yihaye abamotari 3, muri aba bamotari 3 nabo bashobora kwishakamo abandi 2. Tubize nk'abamotari ko umuntu agwa moto nawe ugahita ushaka undi muntu, kandi nimba gutumye 5 uzajya ushaka undi muntu guha 4, koma y'igihumbi bite bihuriramo. Ibyo turabizi neza, ariko hari abantu benshi batabizi. Ibyo bintu rero birimo akavuyo kangana gutyo, abantu ari abamotari bashaka amafaranga n'umukira ashaka amafaranga, bituma maintenance ititabwaho neza. Kubera ko nimba bandaferi zitangiye kunshiriraho njyewe ndavuga ati ntago njya guhanaguzamo ndi bwaye kubite mugenzi wanjye urakora nimugoroba, ari we ubyimenyera. Umugenzi wawe wa nimugoroba nawe wayimuhereza, nawe akavuga ati reka nihangane nkate gake nzaye kubite mugenzi wanjye ejo mu gitondo. Ubwo ibyo ntago bikuraho ko zikomeza kugenda zishiraho zikaba icyuma, zarangiza zavunika muri bandaferi. Ngira ngo muri kugenda mubireba kwa ayo mafoto kuntu ziharuramo imbere muri tambo. Iyo zimaze guharuramo hariya zitazivunika, hanyuma ukabura feri ukamanuka butosho. Icyo gihe nabwo urumva ushobora kwisanga ahandi twahereye kare tuvuga ko ushobora kwisanga nyine uri mu mubare w'ababana n'ubunuzi. Hanyuma ikindi gishobora guteza ibura rya feri, ni ukuvuga weho iyo urimo urakandagira feri ukumva utuntu dusa nk'udutitira mu kirenge. Bundi moto akabazo kose igize iravuga kandi ikagaragaza ibimenyetso. Iyo uri kumva utuntu dutitira mu kirenge buri kukase feri ukumva utuntu dutitira, umenya ko bandeferi ziba zigonze cyane, ahubwo ziri hafi guturika. Uhita ujya gukoresha, aho kugira ngo ukomeze wimura iraburo nyine yo hasi, wimura nka kuriya bimura uvuye gukoresha bayifungiye inyuma ukayimurira imbere. Iyo ukomeza wimura urimo urayitugira muri tamburo, bikarangira ituritse ikavunika. Hanyuma nje byo mbabwira ni ibintu mba nizi neza amazu umwaka wose hano muri Spiro mbikoraho ubushakashatsi, ngira ngo murimo murareba muri ratamburu yanjye. Hanyuma nukuvuga weho nimba
bandaferi zishijeho ukavuga ngo nifitiye ibibazo by'amakontervasiyo, ngo nifitiye ibibazo by'amakomplication, ni confutation, ni ibiki biriya bintu baguha nyine bagutumira mu bukwe, biriya bintu bagura bizi muri iki gihe bari gutumira abantu cyane ukavuga ngo ngo ndeka nkore n'uca mbona yo gutwerera inshuti zanjye n'abantu ba hafi yanjye, mbona yo kwishyura contravention, ugashiduka tamburu yariwe nk'uko muri kubibona ku mafoto. Iyo tamburu yangiritse gutya ubusabwa kugura ijante. Iyo ugiye kugura ijante utaragira experience hano muri aka kazi, baraba papa bazigurisha bakwigirizaho nkana bakaguca amafaranga yagura ikibanza hano i Kigali, bakaguca amafaranga ugasanga yo wakoreye yose uhise yatanga ukomyeho n'inguzanyo uzungukirwa bawe, bashobora guca amafaranga ugatanga bafite yose, ugahita unaguza amafaranga uzishyura wongeyeho n'izindi nyungu. Ibyo bikaba byatuma byagukurura ubukene nyine, ukavuga ati naje mu kimotari mbona amafaranga aruta y'umushahara wa mwarimu mu Bugande, ariko yose ubu ngubu nayo mfite, ni imashini y'ikoti ikangirika ariko ugakomeza uyambaye. Nyine ibyo ngibyo nibyo bishaka gukurura ubukene mu kimotari, watangiye uyabona ariko kubera nta experience cyangwa kudakurikirana kuri maintenance nk'uko nabihereyeho, ibyo ngibyo nyine bigakurura ubukene muri ubwo buryo nyine. Nanone hanyuma ndi HTNWPI ni kuri Myavu TV. Wowe nimba uburyo bwiza bwo gutwara moto wakurikirana iby'ubusa iminsi 3 cyangwa se buri nyuma y'icyumweru, nimba uyikoresha uri umwe hatarimo akavyo, buri nyuma y'icyumweru ukajya kureba maintenance cyane mo hariya muri bandaferi ukareba wa Rwanda. Hanyuma nyuma y'ibyo ngibyo ubaye bikurikiye mu muhanda naho, kugira ngo umutekano uboneke cyangwa se ikintu kitagutungura ugahita wisanga Kacyiru mu bitaro, wagenda byibuze ukajya ukurikirana kutajya urenza umuvuduko wa 60 wakabije, kubera ko imihanda y'i Kigali ni mitoya kandi irimo ibinyabiziga byinshi. Kuri sipiro rero cyangwa kuri moto y'ishanyarazi kurenza umuvuduko wa 60 ikintu kikwambukanya haba ari ibyago byinshi ko wahita ukigonga. Kandi si kuri sipiro gusa, no kuri V8 nayo byakunda rwose ukagonga. Ikiza kizi moto z'amashanyarazi wenda icyo baturusha bo nuko urabona ni moto ya analog, bo bafite kuntu batekanika, nimba afite umuvuduko wa 80 akaba yahita acekamo vitence ya mbere, hanyuma akaba aratekanise nyine moto igacika intege ikikuba. So ibyo rero byo gutekanika muri sipiro ntabibamo, ni moto y'ikoranabuhanga. Nukuvuga ibyo urimo bubizi, umuvuduko urimo uzi nuko ugomba guhagarara, nta gutekanika kubamo. Ntago ari nk'izi moto za moteri uhita ushyiramo vitence ya rimwe igahita icika imbaraga ikikuba ikazima. So sipiro yo nimba wayaye umuvuduko irawuguhereza nimba ariye wawusabye. Ikindi kandi urimo urashyiramo sport muri moto ya sipiro, ugashyiramo vitence ya 3 muri taburo, bakakubwira ngo uri muri sport. Wowe uri muri siporo, uri mu mihanda, uri mu mihanda wewe yo mu butayu, ku buryo uri muri siporo washyizemo siporo, wibereye muri siporo, none urimo uratwara abagenzi mu mihanda mito y'i Kigali. Iriya siporo niyo gukoresha mu mihanda y'i Bugande cyangwa ahantu ari ubutayu, ubundi ukagenda ari wenyine rwose mu mashyamba maremare ukagakubita amakoti akava mu bicu. Ntago ari yo gukoresha uri muri tagisi hano keje. Nimba wambaye ijire uri gukumotara, ntuzigire ukoresha iriya vitence ya siporo, kuko nyine ntago uri muri siporo babyumvikana. Nubwo abatazi icyongereza ubu uri kureba muri taburo ukabona bari kukubwira ngo siporo, uri muri siporo ukumva ko uri mu biki. Hanyuma ikindi bavuga ngo izi moto ngo na mari irimo n'iki, cyo nabasubiza nuko iyo ufashe telefone ya smartphone guhamagara umuntu biroroshye, ariko uyihereje nk'umukecuru wahamagaye umuntu ugasaba umukecuru ngo nakupe wenda screen call yavuyemo, gukupura bizi byamugora atamenyereye smartphone. Nukuvuga n'iyi moto y'amashanyarazi kuyitwara biroroshye pe, ukegiserera ukirukanka biroroshye, ariko guhagarara ni ibintu bishobora kukugora ubaye udafite experience cyangwa udasobanutse. Ni nka kwa kundi wafashe wa mukecuru ukamuriza telefone ya smartphone wenda wari wakuyemo screen call wigire mu bindi bintu, ukamubwira ngo nayikupe, aba atabimenyereye nyine byamunanira neza, akiyambaza abo ahamagaye ati bamukupire, baba bayikuyeho bashyize mu mufuka nabo, akareka amayinite yose akagendera ubusa. MTN nyine kabiri mu nyungu, kuko urumva icyo gihe byamusaba kugura andi mayinite. So nuko rero ni bya moto
z'amashanyarazi bimeze, bisaba kubanza ukabimenya nabyo. Nta mpamvu yo kuza wareza agatuza ngo urabizi urabizi, kuza uvuga ngo urabizi ntabwo bikuraho ko ntabyo uzi. Njye ndi H-Stand Player, hano ni kuri Myavu TV, turabakunda cyane.